ariko se ubundi uyu musifuzi ninde? ntawe ngenzi uhari ariko buri bamuha derby yamara abantu wenda tureke wenda kuvuga ibiri imbere wenda ariko ngo basifuye nabi ngo guhera biriya nibyo bakoraga penalty zombi zatanzwe ngo ntabwo ari niko numva. ubu rero reka mbabwire izi match z'aya makipe agiye kumanuka zose nibiba ngombwa runamburozi baba bakomiseri tuzajye tuyibaza nyuma yaho kuko this is too much. nabonye n'abasifuzi batinya abayobozi muri Ferwafa. Ibi murashaka bigenda match abayobozi bakwiye kuzigabana hamwe mu Rwanda Premier League akaba ariyo ahandi wa Ferwafa akaba ariyo. ubu ngewe wampa ya manota muri izi circumstances nka Cerebral buri twe yuko namanuka y'ubujuru ubana nkubwiza ukuri ebera no kuri ntago bishoboka. Iyi ni inkuru ikomeje kuvugisha benshi mu Rwanda. Nyuma y'umukino wa Mukura Victory Sport na Rutsiro havutse impaka zikomeye zishingiye ku gikorwa cy'umusifuzi wavuzweho gukubita umukinnyi Mugeri, ikintu cyahungabanyije bikomeye abakinnyi ndetse n'abafana. Abakinnyi ba Mukura Victory Sport bahisemo guhagarika imyitozo ndetse bashyira ku mugaragaro impungenge z'umutekano wabo mbere y'umukino wa polisi. Ese bishobora gutuma hatangwa amaga? Ese koko umutekano w'abakinnyi uri mu kaga? Ni mu kiganiro cyagarutsweho cyane na Kakozankuriza Charles cyabakunda kwita KNC, yavuze amagambo akomeye ati nko kurasa umuntu wamanitse amaboko. Aya magambo rero yatumye iyi nkuru irushaho gushyuha ndetse itangira kwibazwaho mu rwego rw'igihugu. Amategeko ya FIFA ndetse n'aya Ferwafa aravuga ko iyi myitwarire nk'iyi ngiyi avugaho rero ibintu byinshi. Umusifuzi araza guhanwa bikomeye cyangwa bizarangirira aho ngaho mu magambo gusa? Reba video yose wumve urirambuye umenye ukuri ku byabaye n'icyo bashobora guhindura muri shampiyona y'u Rwanda. Icyo ngusabye wowe none habanza ukande like ukande subscribe n'utarayikora ubundi nze nkwinjizemo neza muri iyi nkuru. Ubundi mu gihugu gikunda umupira w'amaguru hari ibihe bimwe bihindura amateka. Nibibe gusa umukino ahubwo bikaba ibibazo by'ubutabera ndetse n'umutekano. Iyi nkuru yagaragaje ibintu byateye benshi kwibaza nimba koko ruhago nyarwanda yakabaye iri mu murongo ukwiriye. Hari ku cyumweru kuri stade Kamena Butare cyangwa se Huye, Mukura Victory Sport yari yakiriye Rutsiro FC, umukino wari usanzwe utegerejwe. Ariko ko umukino wagendaga ugera ku ndunduro ibintu byatangiye gufata indi sura. Penalty ya mbere abafana baravuga ariko ntibyagira icyo bitanga. Haza kubaho na penalty ya kabiri, impaka zirushaho, ariko igikomeye cyaje gutungurana kurushaho imyugariro wa Mukura Victory Sport wo bita Mbonyamahoro Serien yegereye umusifuzi ashaka gusobanuza impamvu bahawe penalty. Cyakurikiyeho cyahinduye amateka y'uwo mukino kuko abatangabuhamya bavuga ko umusifuzi Sengiyumva Jean Paul yamukubise umugeri mu buryo butari bwitezwe, umugeri mubi, umugeri nk'uw'abakaratika, awumukubita hagati y'amaguru mu myanya ndangagitsina cyangwa se ku bugabo. Ako kanya ibintu byarahindutse, abakinnyi barahagarara, abafana baracecetse, umwuka uba mubi, umupira urahagarara, icyari ruhago mbese gihinduka intambara. Mu kiganiro cyarugarutsweho cyane Kakozankuriza Charles, uyu nguyu yazwi nka KNC, yavuze amagambo akomeye yatumye iyi nkuru irushaho gukwira hose. We ubwiwe yagize ati Serien yaje aje gusobanuza, amaboko yari yayashyize inyuma, bigaragaza ko nyine yari ameze nk'umuntu uje mu buryo bw'amahoro. Umusifuzi yamuteye umugeri, ibi ngibi rero birakabije, ni nko kurasa umuntu wamanitse amaboko. Aya magambo rero
ntabwo ari amagambo asanzwe, ni amagambo agaragaza uburemere bw'ibyabaye. Kenisi kandi yanakomeje asaba ko uwo musifuzi yafatirwa ibihano bikomeye, ndetse bamwe bavuga ko ashobora no guhagarikwa burundu muri ruhago. None se ubundi amategeko avuga iki? Mu mategeko ya FIFA, igikorwa cy'umusifuzi gikubiyemo gukubita cyangwa gutera imigeri umukinnyi gifatwa nk'icyaha gikomeye cyane, gishobora gutuma ahita ahagarikwa mu bikorwa bya ruhago burundu, ndetse na Ferwafa ishingira kuri ayo mategeko mu gufata ibyemezo. Ariko ikibazo kiriho ni iki? Ese ayo mategeko azubahirizwa koko muri iyi dosiye ya Mukura? Nyuma y'ibi byose rero, abakinnyi ba Mukura ntibongeye kumva batekanye, bahagaritse imyitozo bavuga ko bashobora kutazanakina umukino wa Polisi. Impamvu yabyo ni uko umutekano wabo ngo atari nta makemwa. Bati umutekano wacu ntago ari nta makemwa. Aya rero ntago ari amagambo yoroshye, ni icyemezo cyerekana ko ikibazo cyarenze umupira kigera ku buzima bwite bw'abakinnyi. Ku mbuga nkoranyambaga impaka zashyushye, bamwe baravuga ko ari amahano atakabaye, abandi bagasaba impinduka mu mikorere y'abasifuzi. Hari n'abibaza nimba shampiyona iri gukinwa mu mucyo. Ubu ngubu amaso yose ari kuri Ferwafa ndetse na Rwanda Premier League. Abantu bose bategereje kumenya ese umusifuzi azahanwa, ese Mukura izasubira ku kibuga maze ikine imyitozo yamaze guhagarara, ese hari impinduka zizabaho muri ruhago nyarwanda cyangwa ibintu bizarushaho kuba bibi. Iyi rero ntabwo ari inkuru ivuga ku mutekano, ubutabera cyangwa icyizere cy'abakunzi ba ruhago. Ijambo rya Kenisi naryo riracyasubirwamo hose. Ni nko kurasa umuntu wamanitse amaboko. Ese koko ruhago y'u Rwanda izavamo isomo cyangwa ibintu bizaguma gutya, cyangwa ibi bizaba itangiriro y'ibindi bibazo byose bikomeye kurushaho?